hatubona rero Imana y'urukundo. Iyo tugeze ku isabato abantu bose barareshya, bose ibona yuko bakeneye ikiruhuko, bose ibona yuko bakeneye ayo mahirwe, kuko twese dufite imibiri imeze kimwe, twese dufite imitima ikeneye gusabana n'Imana. Intera kuruka muri Kristo Yesu twongeye guhurira muri uvugabutumwa umucyo w'isabato. Ngiye kuguha ikaze mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Nanone ndanezerewe cyane ko Imana iduhaye amahirwe yo kongera guhura kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tumenye ubushake bwayo. Njye muvugana ni Twabyarimana Eric, ariko ntabwo nje njyenyine, nzanye n'umutumirwa ugiye kutuganirira, tugiye kuganira ijambo ry'Imana uko bisanzwe. Tujya tugira abantu b'Imana batuganiriza. Mbere yuko tugira ikindi dukora rero, ndamusaba akatwibwira, akadusuhuza, hanyuma akadusengera, tukabona gutangira ikiganiro. Murakoze cyane. Mbaje kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Nyandwi Noel cyangwa se Noheli. Yego. Nkaba nshimishijwe rero n'uno mwanya w'agaciro tubonye wo kuganira ku magambo y'Imana. Bijya binshimisha cyane. Mudusengere tubone gutangira ikiganiro. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kuri Imana y'urukundo n'imbabazi ubihimbariza. Amen. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Tugusabye Mwuka Wera kugira ngo aze abane natwe, atwungura ubwenge kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe byera. Kandi ubane na buri mutima wose uzakurikirana kino kiganiro, kugira ngo twese tukugireho umugisha. Tubisabye twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni umunezero ngize kubana nawe hano kuri iyi platform. Turi kuganira ku ngingo y'ukuri kwa Bibiliya kwerekeranye n'isabato. Twizera yuko isabato ari kumwe mu kuri kw'iki gihe abantu bakwiriye kumenya, kubera yuko abantu baretse amategeko y'Uwiteka nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Kandi ijambo rirabwira umuntu wese ngo igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye, kandi mu guca urubanza rugendera ku mategeko y'Imana. Kandi muri ayo mategeko harimo n'isabato. Abakristo bagenzi bacu rero ntabwo basobanukiwe n'uko kuri, niyo mpamvu turi kuri iyo platform. Twatangiriye mu itangiriro tubona uko isabato yaje, kuko bamwe bajya bivuga ko isabato ari iy'Abisirayeli, bajya bivuga yuko isabato yaje mu gihe cya Mose, ariko umuntu w'Imana John Locke watuganirije ubushize yatwetse yuko ari isabato y'Uwiteka, yongera no gusubiramo ko ari isabato yatanzwe mu irema. Uyu munsi rero ndagira ngo wongere nawe dusubukura aho twagereje n'umuvandimwe John Locke kuganira ku itegeko rya 4 ryerekeranye n'isabato. Turayisanga mu Kuva igice cya 20. Kuva igice cya 20 ushobora kwadusomera. Guhera ku murongo waho wa 8. Kuva igice cyaho cya 20 guhera ku murongo wa 8 haravuga ngo, wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko ku wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Yego. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo yawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Yego. Kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Amen. Iri tegeko kimwe n'andi mategeko nayo turi kuyaganira n'abantu b'Imana, uretse kwiringira ari ryo ry'umwihariko kuri iyi platform. Tumaze kurivugaho inshuro zitari nkeya. Twabanje kwibaza icyo bisobanuye kwibuka umunsi w'isabato. Dusanga ibintu Mose yabwiwe ngo abwira Abisirayeli ni ibintu byahozeho mu gihe cyashize. Ni isabato Imana yatanze kera mu irema, ndetse n'icyaha kitarabaho.
turongera tuganira mu minsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose. yego Dusanga cya cyumweru Imana yakigabanyijemo imigabane 2, igihe cy'imirimo kigizwe n'iminsi 6 n'igihe cy'ikiruhuko kigizwe n'umunsi umwe. Muri uyu murongo wa 9 tubona ni itegeko ry'Imana gukora. yego Twanabonyemo imigisha myinshi rwose ikomoka mu murimo, kandi naho dusanga ntabwo ari waje nk'ingaruka z'icyaha umurimo, ahubwo twasanze wa murimo Imana yarawutanze icyaha kitarabaho nabwo, kuko twabibonye mu gitangira igice cya 2 aho Imana yajyanye abakurambere bacu Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, arababwira iti mujye muyikorera muyihingire, muyikorere ibe neza kurushaho. Bivuze ngo Imana mu murage yahaye umuntu akiremwa icyaha kitarabaho agisa n'Imana, hari harimo n'umurimo, kandi tubona nyine n'Imana yarakoze mu minsi 6. Yishimira rero yuko abantu bakora ibyo bintu bagomba kubikora mu minsi 6. yego Murongo wa 10 ariko wa 7 no sabato y'Uwiteka Imana yawe. Twasanze ya sabato bamwe bitirira itsinda ry'abantu runaka, abandi bakaryitirira Mose, abandi bakaryitirira abahanuzi runaka, abandi bakaryitirira iry'abadive. Uyu munsi kwa abadive ari bo bemera isabato, twasanze ya sabato ari y'Uwiteka, ni y'Uwiteka. Ndagira ngo rero nawe udufashe kumva aya magambo akurikira aya ngaya twari tugezeho, atubwira ngo ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Ese ibi bisobanuye iki? Bisobanuye iki kuba Imana irondoye icya mbere ivuze nuko nta murimo ugomba kuwukoraho? yego None wigaragaje ko atari wowe gusa, ahubwo hari n'abandi navuga mu bana mu rugo ahari, kuko ndabona bisa nkaho ari umuryango, ari urugo ruri kuvugwa, n'abagize urugo bose kugera no ku matungo bagomba kugira icyo bakora kuri uwo munsi. Reka duhere ku ngingo y'umurimo, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Ese namaze kubivuga yuko mu mugabane wa mbere twibajije uburyo gukora itegeko ry'Imana mu minsi 6 ujya ukora, ariko noneho basobanuye iby'umurimo, ntukagire noneho umurimo uwukoraho. Niki twakumva ku byerekeranye n'imirimo idakwiriye gukorwa ku munsi w'isabato? urakoze cyane. nk'uko mwarimu uri kubisobanura, Imana nayo yarakoze mu minsi 6, ndetse niyo narebye muri iyo minsi 6 so ko iyo mirimo abantu tuba dukora hari imirimo mibi. Yego, wenda ngo nitugera ku isabato twumve ko iyo mirimo mibi, ahubwo Imana nk'uko nayo yakoze ikaruhuka, yaduhaye urugero kugira ngo natwe tujye turuhuka, tureke ya mirimo itujyana mu isi cyane, noneho iduhe amahirwe yo gusabana nayo, iduhe amahirwe yo kongera kumva urukundo rwayo, kuko nk'uko twabibonye iri tegeko ritwibutsa ukuntu Imana ari umuremyi. Twitegereze iby'Imana yaremye, tubone umwanya wo kongera gutekereza ku rukundo rwatumye Imana iturema, ikarema ibiti, ibitubeshaho n'ibitunezeza byose. Ubwo rero Imana ibishaka yuko turuhuka, tukareka ya mirimo twari tumazemo iminsi ituzanira inyungu. Hari igihe dushyira inyungu zacu imbere, wenda izindi nyungu z'iby'umwuka zikajya ku ruhande. Rimwe na rimwe umuntu akavuga ati nabuze akanya ko gusabana n'Imana. Noneho rero Imana yaduhaye umunsi, aho noneho tugira za nyungu z'iby'umwuka, tukasabana nayo. Umuntu yakibaza se noneho Imana yo yaruhutse yari inaniwe? Ntabwo Imana yari inaniwe. Ndetse niyo dusomye muri Yesaya 40 umurongo wa 28, Yesaya igice cyaho cya 40 umurongo wa 28, hari igihe umuntu avuga ati ngewe se ko nta n'icyo nkora, nta n'akazi mfite, ndi umushomeri, nzaba nduhuka iki? Ariko uwo murongo hari icyo twibutsa. Haravuga hati mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Urakoze cyane. Imana yacu ntiruha. Amen.
nta nubwo rero abantu binjira mu isabato kuko barushye kuko cyane, barushye. ahubwo hari indi mpamvu wenda muri icyo cyigisho cyashize ndetse n'ubu ngubu tugiye gukomeza tureba, Imana idusaba kuruhuka ya mirimo ituzanira inyungu, ni ukugira ngo dusabane nayo. Yego. Ndetse Imana, Yesu yaravuze ati njye na data turakora, kuko mu ijuru ari abamarayika baraturinda ku munsi w'isabato. Yego. Niyo imvura ikenewe Imana irayitanga, Imana igakiza imitima ku isabato, Yego. igafasha abantu. Imvura iragwa, Imvura iragwa, izuba, mbese hari imirimo Imana Yego. yayo ikomeza yo kugira neza, yo kugira no neza. kwita ku byaremwe byose. Yego. Muri ino mirimo bari kutubwira nk'uko wari ubikomojeho, ngo ntukagire umurimo wose uwukoraho. Ntabwo batubuza imirimo y'ubugwaneza, Yego. n'imirimo ituma ubuzima bukomeza, cyangwa se umuntu agira gutabara ubuzima, amagara mazima. Ntabwo wavuga ngo ku isabato sinzafata ifurusheti cyangwa igikombe nywe, kandi uwo nawo ni umurimo, nta kazi. Rero baba batwibutsa yuko imirimo ijyanye n'inyungu z'iby'isi tugomba kwishyira ku ruhande, noneho tukita ku by'umwuka, ku byo gushaka Imana, gushyikirana n'Imana. Imitima yacu tukayivana kuri bya bindi by'isi, noneho tugashaka ibiri mu ijuru. Rero imirimo Imana idusaba ko tureka ni ya mirimo y'inyungu. Yego. Ngira ngo hari isomo twasomye muri Yesaya muri iki gitabo n'ubundi ubushize, tureba yuko umunsi w'isabato witwa umunsi wera w'Uwiteka. Yesaya yabivuzeho amagambo akomeye, yenda abantu b'Imana nitugera mu bihe by'abakurambere n'abahanuzi nabwo tuzongera tubisubiremo, kubera ko turacyari ku musozi Sinayi dusuzuma amategeko y'Imana. Ariko Yesaya yavuze ngo nuhindukira 5:8-13. Yego. Ubwo ndi gutsindagira cya kintu maze kuvuga cyo kwishakira inyungu. Nuhindukira ntukandagira isabato ukanga gukora ibyo wishakiye. Ibyo wishakiye. Yego. Ahubwo ukita isabato umunsi wera w'Uwiteka, ukabituha icyubahiro, ukabubaha, ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza. Ibyo kwinezeza. Ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Yego. Urumva hari ibintu Imana iri kubona bitajyanye n'umunsi w'isabato. Ibya mbere uvuze nuko abantu bajya bikorera ibibazanira inyungu, ibituzanira inyungu. Yego. Ibyo kwinezeza. Ubwo hajemwe ibindi byo kwinezeza. N'ibyo kwinezeza. Ubwo kwinezeza ushatse kuvuga yuko se ku isabato abantu hari umupira kuri stade, hari ababyinnyi bazi kubyina neza, na hari abantu bakunda umuziki, banza ari byo kwinezeza, entertainment. Yego. Ibyo bintu ntabwo byemewe ku munsi w'isabato. Ntabwo byemewe. Ubundi kuruka ntabwo bivuze kureka imirimo y'amaboko gusa, ngo ugende winezeze cyangwa se wigumire mu buriri muri ayo masaha yera, ahubwo bivuze ko ugomba no guha umwanya iby'umwuka. Rero igihe isabato ije, Imana umuremyi ibidutegereje kugira ngo isabane n'ibyo yaremye byose. Tekereza rero, Imana yaduhaye randevu, muzaze rwose mwishimire yuko ndi Imana umuremyi. Noneho no kuri stade bati ngwino uzaze urebe umupira, urebe ukuntu abantu batera amashoti. Ese aho ngaho uwo twagomba guha agaciro ukomeye, tugomba kubahiriza randevu ye nindi, kuko tuzirikana ko turi abantu Imana yaremye, ni nawo umugambi. Twakagombye kujya gusabana n'Imana. Yego. Ya mirimo yacu ituzanira inyungu, itunezeza, cyangwa se itatwungura mu by'umwuka, tugomba kuyireka ku munsi w'isabato, tugasabana n'Imana. Kandi nizera ko aho tuhavana ibyishimo birenze iby'aba bandi, kuko n'ibyishimo bihoraho. Kuvugana n'Imana biba ari ibintu byiza cyane. Noneho umaze kutubwira ibyerekeranye n'imirimo yo kureka, numvisemo imirimo ibiri. Mugabane wa mbere w'imirimo ni imirimo ituzanira inyungu. Yego.
z'iby'isi, kujya guhinga, kujya kwigisha ku barimu, kujya bya mirimo nyine ibyara inyungu ishaka ibimbeshaho bya buri munsi. yego uwo ni umugabane wa mbere Imana ivuga ngo ntukagire umurimo wose uwukoraho. ubikoraho. Umugabane wa kabiri tumaze kuvumbura muri iri somo ryo muri Yesaya ni ukwikorera ibyo wishakiye, wumva noneho binejeje umutima wawe, yewe bishobora no kuba byakuruhura, byaba bisa nk'ikiruhuko. Wavuzemo no kuryama. yego wavuzemo no kuryama, biratangaje cyane. yego ubwo ibyo nabyo ni ibyo kureka. ahubwo umunsi w'Uwiteka ni uw'icyubahiro, ni uwo kubahwa. Ntabwo turaba kuba ibyigenge, twigomba twishakira ibyinezeza, byo kwinezeza. Ntabwo tugomba kwivugira ibyo dushaka, ubwo ntabwo ari umunsi wo gutera ibiparu. yego no kuvuga inkuru zaranze icyumweru cyose, ngo tuganire ku by'icyumweru cyose twanyuzemo, cyangwa uko umupira wagenze, Yego. n'ibindi n'ibindi. Ibyo ni ibyo kureka. yego Noneho nkibaze se, noneho wigeze nanone kuvuga ngo biremewe gukora neza ku isabato, ko n'Imana iracyakora. Noneho imirimo byemewe gukorwa ku isabato ni iyihe dukurikije itegeko ry'Imana? batubwirwa yuko ari imirimo y'ubugiraneza. Yego. Imirimo y'ubugiraneza yo gufasha abarwayi, yo gufasha abababaye, yo gukiza imitima. Iyo mirimo igaragaza n'ubundi urukundo rw'Imana. Yego. Iyo mirimo iba ikenewe. Nigeze nasoma mu gitabo kimwe, umuntu ku isabato yitegura kujya gusenga, Yego. yagiye kubona akana k'umuturanyi karaje mu rugo. Uwo muturanyi we yari umugore w'umupfakazi ubana n'utwana dutoya. Kana karaza karamubwira kati, mama ararwaye, ari gutitira, nta n'ikintu kiri mu rugo. Yaramaze kwitunganya, amaze kwitegura, agiye kujya gusenga. Hari mu Bisiraheli. Yego. Noneho icyo gihe avanamo ya myenda, ajya kureba wa mupfakazi, asanga ararwaye cyane, aratitira. Arebye icyo yamufasha, asanga uwo muntu byibura akeneye kuba yamuha akantu gashyushye. Sinzi niba icyo gihe ari igikoma cyangwa se yamutegura amafunguro. Arebye inkwi arazibura. Yagiye yambara imyenda y'akazi, ajya gushaka inkwi. Yego. Araza ashigisha agakoma, ahembura uwo murwayi. Rero nk'uwo murimo ntabwo Imana iwanga. Ni umurimo wo gutabara, Yego. wo gufasha. Tekereza se umuntu agiye agakora, agasitara, akagwa, yaba akeneye umuganga umupfuka icyo gisebe. Iyo mirimo y'ubugwaneza, yo gufasha abarwayi, iremewe rwose. Bivuze ko Noheli asanze umuntu yarembye nk'uko nguko iyo situwasiyo ikubayeho, ugasanga igiti hariya n'ishoka wacyasa, ugategura inkwi, ukajya gucana, ugateka ku isabato, ari cyo gikenewe. dusanze umurwayi ararwaye, ubwo buhamya uduhaye, umurwayi ararwaye, ameze nabi, ari gutitira, akeneye ubutabazi bw'ibanze bw'ikintu gishyushye. Usanze amahirwe hari igiti kiri aho ngaho cyumye, ndetse usanze atunze ishoka. Wafata ishoka ukasa inkwi ku isabato, hanyuma cyane rwose ugateka. Iyo mirimo iremewe rwose, kuko uwo muntu nimureka nkajya gusenga ngo ndikubahirize isabato, akaba yanapfa. Yego. Bwa mbere nabona amusize, azasigara avuga ati, dore wa muntu uvuga ngo arasenga, nta nubwo angaragarije impuhwe, nta rukundo anyeretse, amaganya akaba yose. Ese napfa azapfana koko ibyiringiro y'uko abo bantu b'Imana rwose bakunda ibyo abantu Imana yaremye? Oya, ahubwo icyiza reka nkore ibyihutirwa, niba ari kumushigishira igikoma nyimushigishire, ahembuka azashima Imana. Yego, Imana ishimwe. Nanjye noneho ndibaza ikibazo, ntabwo byoroshye. Nabasha kubona amasomo yo mu byanditswe byera ashyigikira icyo kintu? Amasomo mu byanditswe byera arahari. Yego, dufashe. Kuko icya mbere tuzi abadivantisite b'intagondwa, reka mvuga abadivantisite kuko nibo bazi isabato. Yego.
bashobora no kugira nabi bitwaje isabato. Mm. Imirimo y'ubugiraneza ikabura muri bo. Iyo niyo ngorane abafarisayo bahuye nayo. Yego. Aha uraza kubitubwira mu masomo runaka. Mm. Ariko kandi tuzi n'abandi bantu bazi ukuri kw'isabato nabi. Mm. Bazi yuko abadive no kurya batabasha kurya. Mm. Mu gihe utubwira yuko wakwasa inkwi ugateka bibaye ngombwa ku munsi w'isabato. Mm. Rero ibyiza nuko twaba dufite ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko ari wo muyobozi wacu wadufasha kumva icyo kintu mu buryo bwuzuye kugira ngo urwo rwikekwe ruveho. Yego. Iyo dusomye muri Mariko igice cyaho cya 2. Yego. Mariko igice cyaho cya 2, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 2. Tuhasanga icyitegererezo Yesu yaduhaye. Yego. Guhera ku murongo wa 23. 2:23. Yesu yigisha iby'isabato. Yego. Iki kibazo ntabwo ari twe twa mbere tukigize. Yego. No mu gihe cya Yesu cyarabonetse, maze Yesu ashaka gutangaho rwose umucyo. Yego. Ku murongo wa 23 aravuga ngo nuko ku isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka. Yego. Abigishwa be bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo baramubaza bati ni iki gitumye bakora ibizira ku isabato? Yego. Ubwo guca amahundo si ugusarura? No gusarura. Bari gusarura. Ariko ikibazo bari bafite, bari bafite inzara. Yego. Ntabwo nzi neza urugendo bari bamaze gukora uko rungana. Bishoboye ko bari banazindutse bagenda nta kintu bafashe. Yego. Ariko bari bafite inzara. Yego. Baca ahantu rero hari amasaka. Baratangira baraca. Umurongo wa 25. Urumva umurongo wa 24 ushoje bavuga ngo abafarisayo baramubaza bati ni iki gitumye bakora ibizira ku isabato? Yego. Icyo kintu bagifataga nk'ikizira. Umurongo wa 25 arabasubiza ati ni mwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje we nabo bari kumwe ko yinjiye mu nzu y'Imana ubwo Abiyatari yari umutambyi mukuru akaje imitsima yo kumurikwa kandi amategeko atemera ko abandi bayikoresha cyangwa se keretse abatambyi bonyine akayiha nabo bari kumwe. Aha batubwiye ikintu cyari kibuzanyijwe. Yego. Umutsima wari w'abatambyi gusa. Umutsima wari w'abatambyi wareraga. Yego. Wareraga. Dawidi rero yarashonje cyane. Yego. Iyo dusomye kino gitekerezo yaramaze igihe ari mu yaramaze iminsi 3 agenda ahonga Sawuli. Agera rero hano hari inzu y'Uwiteka ashonje. Nta kindi kintu cyari gihari. Ni nko ku rusengero nta kintu wasanga keretse iyo imitsima yari hari. Kandi imitsima yera itaribwa na buri wese. Ubwo rero uyu mutambyi yarayimuhaye. Nuko inzara irashira. Akomeza urugendo. Niko bari kutubwira mu ncamake. Umurongo wa 27. Arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu se babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Aha bashatse kuduha urugero rwo kugira neza. Kino gice ni icya 2 twari turi gusoma. Iyo tugiye mu butumwa bwiza bwa Matayo ho basobanura yuko abigishwa bari bashonje nk'uko babyibaza. Bari bashonje. Impamvu yabateye kujya gusarura bakarya bari bashonje. Bari bashonje cyane. Yego. N'icyo gikorwa cyo kujya gusarura. Ukagenda ugasarura mu murima kugira ngo inzara ishire. Urumva Yesu ntabwo yigeze abirwanya. Cyari igikorwa cyo kurwana ku mubiri. Kugira ngo umubiri ubone imbaraga. Yego. Imana ntabwo irwanya imirimo y'ubugiraneza. Tekereza ko umuntu ashonje. Bari kumwe noneho n'umwami w'isabato. Umuremyi w'isi n'ijuru. Ukunda ibyo yaremye. Arabihorera baragenda barasoroma. Ubwo kugenda gusoroma rero bigereranya na kwa kundi wasanga umurwayi arwaye cyangwa uwo mushonje ameze hari ubutabazi bukenewe. Ukamuramira ukamwitaho rwose. Ubwo butabazi buba bukenewe.
ndabyibuka hari umunsi umwe nari mvuye gusenga ari ku isabato, tugisohoka mu rusengero tubona umuntu uje adusanga ati ndashaka abasore, hari umubyeyi warembye cyane mu rugo, yego, muze mumfashe rwose, ameze nabi, ari gusamba. Tekereza rero umuntu wambaye karuvati ku isabato, icyo gihe hari na kera, ari ukujya mu ngobyi, ari ukujya mu ngobyi, nta nubwo ari kugenda na moto, yego, ari ubu ngubu yenda umuntu yamushyiramo hagati na moto bigakunda, icyo gihe nta nubwo byari gukunda, yari umuntu urembye. Njya nibaje ibibazo byinshi, mureke nahe, ndavuga yuko natabaye mfite urukundo. Twaragiye nk'abasore tujya mu mujisho, yego, turamujyana tumugeza kwa muganga, ariko nyuma yaje kuvuga ati munshimire ba basore, yego, nuko batitaye ku kwambara neza, batitaye ko ari ku isabato, bakagenda babira ibyuya, twagendaga twihuta, ibyuya dutabaye, ivumbi riturenga, ariko nkagenda nibaza koko isabato ni ukwerekana urukundo rw'Imana, amen, n'ibyaremwe byose bikabona urwo rukundo rw'Imana n'umuntu arimo. Rero yego, rero kugira neza ku isabato biremewe, gusa umuntu akirinda ko yashyiramo inyungu. Buriya hari ukuntu umuntu ashobora kubaramo inyungu, akavuga ati ese reka njye gucuruza, wenda ni ugucuruza cyangwa se ni ukuvura, kubw'ibyo se nzaza njya gusenga, nzaza mvura ku isabato, kandi ibiciro bizakomeza kuba bya bindi, yego, niyo nta n'umuntu uhari wakubwiye ati ngo inume imiti ukaba wagiyeyo, ukaba uhari. Aho ngaho rero Imana ireba mu mutima, izabona yuko hari izindi nyungu umuntu ari gushaka, umuntu ategerejemo. Ubwo byumvikane ko ikintu kitarimo inyungu Imana ikibona kurenza twebwe abantu. Yego, icyo kintu usorejeho kirakomeye, cy'uko hari imirimo mbona navuga ko itagatifujwe kuba bayikora, bemerewe kuyikora ku isabato, nk'umurimo w'ubuvuzi uvuze, umurimo w'uburinzi, abantu barinda umutekano w'ibintu n'abantu, rimwe na rimwe usanga nyine ku isabato bagomba kubikora, kubera yuko ari ibyo gufasha no gukiza ya mitima y'abantu, cyangwa se na bwa buzima bw'abantu bushobora kujya mu kaga. Ariko ikintu uvuze kirakomeye cyane. Ese ibyo bintu niba ubikora kugira ngo bikuzanire inyungu, niwo murimo ukora w'inyungu zawe, twamaze kubona ko imirimo y'inyungu ikwiye guhagarara, ariko nubwo ubikora mu nyungu zawe, kutabikora kwawe biteje akaga ku bandi, icyo gihe urumva yuko wemerewe kubikora, ariko si inyungu wakuragamo. Ni ibintu abantu bakwiye gutekereza, ariko nk'uko umaze kubivuga, nta hame dushyizeho, igihari ni uko ukwiye kuganira wowe n'Imana yawe, umutima wawe ukamenya icyo ukwemeza, kuko Imana irondora impamvu zishwe mu mutima nk'uko umaze kubitubwira. Kandi nk'uko twabisomye, iyo mirimo tuyikora mu minsi 6, Imana ikaduha rugari tugakora uko twisanzuye. Ibyo byo ku munsi wa 7 ku isabato ni ibintu bidasanzwe byo gutabara abantu, atari ukuvuga ngo ngiye gukomeza nkore nk'uko nari nsanzwe nkora muri ya minsi 6, ahubwo ni igihe hakenewe ubutabazi bwo kwita ku bantu bababaye, ku bantu barwaye, n'abandi bantu bafite ibibazo tugomba kwitaho. Biratangaje, ubwo nteye gutekereza ikintu, uburyo Imana yafashe iminsi 6 ikayiha umuntu, ikagumana umunsi umwe, ariko nabwo bikaba bitanyuze umuntu. Ubundi se buri Imana ifata iminsi 4 cyangwa 3, ubanza umuntu noneho byari kumubera ikizamini kurutaho, ariko n'umunsi umwe ubaye ikizamini, ku buryo abantu n'abaruhuka isabato, najyaga mbibona cyane cyane mbere ya Covid, abantu bataratuza, ugasanga abantu barakora. Mu bushize umuvandimwe atubwiye ko isabato itangira ku mugoroba, ku wa 6 isabato ari bwitangira ku mugoroba, aho ugasanga abantu bakomeje barakora bageza saa 6 z'ijoro, noneho wa munsi wo kuramya Imana bakaba noneho bari kwisinzirira mu rusengero, cyangwa basinziriye mu ngo zabo, bagera mu rusengero saa 6. Ibyo byose ari impamvu zishwe mu mutima, zikwiye gusuzumwa cyane, tukareba niba twishimiye umwami Imana, tukareba niba wa munsi twawisuwe icyubahiro nk'uko umaze kubisobanura. Hari amagambo usomye numva aranejeje, kandi nayo kuvugaho,
Mariko 2:27. yego Arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu si bo babayeho kubw'isabato. yego Birumvikana yuko umuntu afite agaciro, niko ndi kubyumva mu mvugo ya Yesu, yego umuntu afite agaciro karuta ak'isabato. Mm, Umuntu akwiriye kuhabwa isumbwe, wa wundi waremwe mu ishusho y'Imana, wa wundi Yesu yacunguye, akwiye kuba afite agaciro karuta kw'isabato. Cya kindi wavuze, yego ese ari ugukomeza isabato no kurengera wa muntu, ikimana iha agaciro ni iki? Ikimana iha agaciro ni ukurengera wa muntu kuruta kureka gukora imirimo ku isabato. yego Niba wa muntu biri mushyire mu kaga kuruta kuyikora. yego binashatse no kuvuga yuko isabato igendereye imibereho y'ibyamwuka y'umuntu. Yego. Buriya Imana iyo iri kwitegereza abantu, inyungu y'isabato cyane yakagombye kuza kuba kuri twebwe. Nitwe dukeneye gusabana n'Imana, Yego. nitwe dukeneye kugira ibyo twunguka mu by'umwuka. Abo mu ijuru bo nta n'igihombo bajya bagira, nibyo babamo buri gihe. Ariko twebwe kubera yuko hari igihe tujya guhugira mu mirimo yacu, tukabona na wa musabano wacu n'Imana, rero inyungu yindi ni iy'umuntu mu kuruhuka isabato. Yego. Yaba ari iby'umwuka cyangwa se ari ibyo kubona urukundo rw'Imana. N'umubiri nawe uraruhuka, kuko hari abantu baba baratagangaye nk'uko twabivugaga, Yego. usanga baratura ibishyito n'aho bicaye. Ya sabato ibazanira ikiruhuko n'umunezero. Yego Ahari kugira ngo tutaza kurambirana ku baduteze amatwi, ndagira ngo twongere twibaze ikibazo kuri rya tegeko ryatubwiye ngo ntukagire umurimo wose uwukoraho. Tumaze kubisobanukirwa yuko imirimo yose ituzanira inyungu, imirimo yose ijyanye no kwinezeza, imirimo yose y'ibyo twishakiye binyuze imitima yacu, bigendanye na kamere yacu ibyirarikiye, bikwiriye kurekwa ku munsi w'isabato. Ariko kandi uza kuduhumura amaso yuko hari imirimo yo gukora ku isabato, imirimo yo kugirira neza abantu. Hari n'undi murimo ijuru ryatangaje mu Balewi yuko ari umunsi wo guterana kwera. yego Ubwo umurimo wo guterana kwera ni itegeko, tukajya gusenga nk'abana b'Imana, tugasabana n'abantu b'Imana. Ibyo ni imirimo ikorwa ku isabato kandi yemewe. kuramya Imana, Kuramya, umurimo wo kuramya no kwishimana n'abantu b'Imana. yego None batubwiye ngo ntukagire umurimo wose uwukoraho, turabisobanukiwe. Ariko ijuru ntabwo ryagarukiye, ahubwo ryaragiye rirarondora ngo wowe ubwawe, cyangwa umugore wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa n'itungo, byageze no ku matungo, cyangwa n'umunyamahanga, umupagani uri iwanyu, yego nabo ntihakagire icyo babikoraho. Kubera iki Imana yagiye kurondora abo bose? Twabisobanukirwa duti? yego hano ukurikije ukuntu bavuze ngo ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe. Ubwo aho bavugaga ni ku babyeyi, kuko baravuze umuhungu wawe n'umukobwa wawe. Bisa nkaho ari itegeko riri guhabwa umugabo, wowe ubwawe cyangwa abana bawe, cyangwa se n'umumama, kuko bose baba ari ababyeyi. Abo rero nibo ba mbere bagomba kuba icyitegererezo mu rugo, nibo bagomba kugaragaza yuko bubaha amategeko y'Imana. Mu kuyubaha rero ntabwo ari bo bonyine bagomba kuyubaha, bagomba kuyigisha n'abana babo, kuko mu gutegeka kwa kabiri havuga yuko ayo mategeko yose Imana yabwiye Abisiraheli bagomba kuyigisha abana babo. Ubwo rero ni isabato irimo. Ntabwo isabato igomba kuba iy'ababyeyi gusa ngo abana bikorere ibyo bishakiye, ahubwo kuko Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babe umwe, n'abana babyeyi bagomba kuba umwe. Mbese urugo cyangwa se famiye igomba gushyira hamwe, igomba gushyira hamwe. Niba ari ukuramya ni ibintu byiza, ni byiza cyane. Guhimbaza Imana, niba ari ukuririmba, niba ari ukwicara bakumva icyo Imana ivuga, niba ari ukujya gusenga, ibyo bintu byiza bagomba kubisangira. Rero Imana yifuza yuko isabato y'umunezero, y'umugisha, yo kuruhuka, abantu bose bo mu rugo bayisangira. Umwana
yaba ari umuhungu, yaba ari umukobwa, yaba ari umuja cyangwa se umugaragu cyangwa se umukozi, twebwe mu minsi tubyita abakozi cyangwa se abakorera umushahara cyangwa se abadufasha mu mirimo yo mu rugo. Abo bose bagomba gufatanya natwe. Tekereza utangiye gusenga, umuhungu wawe ukumva ari gusudira cyangwa se ukumva ari gukora ibindi bintu bizana urusaku, ntabwo muba muri mu mwuka umwe. Hano Imana rero ishaka yuko abagize urugo, abagize famiye bakorera ibintu hamwe, basengera hamwe. Utekereza ute se ku bantu b'Imana bakomeza isabato, bafite imiryango igaragara, nanjye uvuga ngo bakunda Imana ariko bashaka kuba batayikunda dukurikije icyo uri kutubwira, bafite imiryango myiza, baboneka mu rusengero ku isabato, yewe bafitemo hari n'imirimo mu rusengero, ariko bakishimira gukoresha abakozi mu ngo zabo badafite iyo myumvire y'isabato, ku buryo ndetse uri umudive mutakorana nabo. Ndavuga abadive kubera ko aribo bakomeza isabato tuzi cyane mu Rwanda. Yego. Ahubwo bakishimira gutunga umwitwa umunyamahanga utizera kimwe nabo, kugira ngo asigare abakorera imirimo abasange byahiye, ibintu bimeze neza mu rugo hatunganye, be kurya ibiryo bikonje cyangwa simbizi. Ubitekereza gute? Urakoze cyane. Ibyo bibaho. Kubona aba mfite iduka nkazaza nshyiramo umukozi ku isabato akirirwa yinjiza amafaranga, iyo ni ya mirimo rero twavuze izana inyungu. Ubwo wa mukozi ndi kumubyaza inyungu. Buriya gukora ntabwo ari ukugenda ngo ujye mu mirimo n'amaboko. Ushobora kuba uri umukozi ukoresha abandi, icyo ukora ari ugucunga cyangwa se kugenzura cyangwa gutanga amabwiriza. Hano rero uwo mukozi nawe akeneye kuruhuka, akeneye isabato nawe. Erega uwo mukozi n'uwo mwana n'uwo munyamahanga ntabwo ari abanjye, ahubwo nabo Uwiteka. Abantu bose ni ab'Imana. Rero mu rukundo rw'Imana, Imana yashatse ko abo bantu bose baruhuka isabato, bagira amahirwe yo kubona uwo mugisha w'isabato. Wamukoresha akabona icyo kiruhuko, n'umukozi nawe akakibona nawe. Aha tubona rero Imana y'urukundo. Iyo tugeze ku isabato abantu bose barareshya, bose ibona yuko bakeneye ikiruhuko, bose ibona yuko bakeneye ayo mahirwe, kuko twese dufite imibiri imeze kimwe, twese dufite imitima ikeneye gusabana n'Imana. Ubwo rero ari wa mwana nabwira ngo jya gukora njye gusenga, nawe akeneye agakiza. Ari wa mukozi nawe akeneye agakiza, akeneye gusabana n'Imana, akeneye kuramya Imana. Kandi twagiye tubona abakozi benshi bo muri Bibiliya baramya Imana, bubaha Imana. Rero abo bakozi nabo ni abantu, abo bana nabo ni abantu bakeneye kubaha Imana. Niyo mpamvu rino tegeko ntabwo rivuga ngo rirareba gusa umugabo n'umugore, ahubwo rireba abo mu rugo iwawe bose ufiteho ubushobozi. Yenda ku muturanyi we ntabwo byankundira ko njya kuhayobora, nta nubwo ijuru ryabivuze ngo cyangwa umuturanyi wawe, ahubwo abo ufiteho ububasha. Kuko tubona nk'urugero Aburahamu yari afite abantu 1,000, kubera aho yagendaga aca hose abagendaga bemera iyo Mana ye bifuza kuza kubana nawe, aragenda agira abantu 1,000. Aburahamu rero yarababyutse agati muze turamye Imana, ntabamusuzuguraga, barazaga. Ubuse niba Aburahamu yashoboye abantu 1,000, urugo rurimo abantu 3, 6, ubu nitwe byazananira? Nta rwitwazo. Ahubwo mu gusenga no gusaba Imana kugira ngo abo tubana nabo mu rugo dufatanye, biba ari ibintu byiza cyane. Twakishimira kubana mw'uwo munezero. Ngira ngo mu bihe byashize abantu b'Imana twakomeje kubana hano ku mucyo w'isabato, twaganiriye ku isomo ryo mu Itangiriro 26:5 avuga ibyo bya Aburahamu. Aburahamu yavuzweho amagambo akomeye, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo ndamwanangije n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze.
Aburahamu yagaragajwe nk'umuntu wumvira Uwiteka akitondera ibyo Uwiteka yategetse n'ibyo yavuze. Noneho andi magambo yamuvuzwe mu gice cya 18 umurongo wa 7 umurongo wa 17 na 18 harabaje ngo Uwiteka aribaza ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora, kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko kandi amahanga yose yo mu isi azahirwa umugisha muri we. 19 none ndashaka kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikira gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Umaze kuvuga yuko ibyo bintu yabikoze neza, gutegeka abo mu rugo rwe n'abana be kumvira Uwiteka. None mu itegeko ry'Isabato dusanze ariyo mibereho abantu bubaha Imana bagenda mu mategeko yayo bakwiye kugira. Ibi bintu ntabwo bigomba kugarukira kuri jye gusa cyangwa umufasha wanjye, ahubwo no kubana no kubontegeka. Yego. Ariko bongeye kuvugamo kandi kantu sinzi icyo ukavugaho, cyangwa itungo ryawe. Ibi by'amatungo byo turabisobanura dute? Amatungo ubundi kera bayakoreshaga mu mirimo. Yego. N'ubu ngubu birakora rwose, hari ibimasa bihinga, hari indogobe zikorera imizigo, hari amafarashi bakoresha, ndumva no mu Rwanda hari. Yego, birahari. Ayo bajyaho agatembera bakinjiza amafaranga. Rero bwa mbere aya matungo nayo yakoraga imirimo. Yego. Kandi akagira abantu bayagenzura. Ubwo rero yagombaga kuruhuka na wa muntu yakoresha kuko yaruhutse. Ikindi kigaragara nuko aya matungo na Imana yarayaremye. Yego. Ari mu by'Imana yaremye. Kandi Imana irayakunda. Nayo ibishaka yuko aya matungo aruhuka. Aruhuka yenda nubwo adatekereza nkuko natwe dutekereza, ariko byibura bigaragara yuko twifatanyije n'ibyaremwe byose kuruhuka Isabato no gusabana n'Imana no kwiramya. Aya matungo rero nicyo bivuze yuko Imana nayo irayakunda, ishaka ko aruhuka. Nshobora kwibaza cyangwa se gutekereza ko igihe niba uvuga uti itungo bisobanuye cya kimasa gihinga, ubwo uyu munsi tukaba bafite ababashaga kugira ibimasa bihinga ngira ngo nabatunzi nyine babaga ari abatunzi. Ubwo hari natwe dufite ibimashini byahinga, ubwo cyangwa se bigakora indi mirimo bikwiriye kuba byaruhuka. Yego. Nabyo imirimo mbega ikwiye guhagarara mu yandi magambo rwose. Bya bintu byo vuga ko hari ibintu byitwa automation muri iki gihe, imirimo ibyuma byikoresha bigakomeza kwinjiza. Ibyo bintu Imana yavuze ngo nibihagarare cyane. None se ni ku munsi w'Isabato. Hari igihe bishobora kuba bifite, wenda tuvuge mfite nk'imodoka itwara abagenzi. Noneho kubera yuko ngenda umudivanisite ku Isabato nyihaye undi mupagani cyangwa se usengera muri indi dini ngo ayitware ngewe nge kuruhuka. Icyo gihe ntabwo nzaba mubwirije. Ntabwo ari kibwirizwa. Ahubwo nyifashe nkajyana korara ahantu igiye, nkafasha abantu kujya kuramya Imana, aho niho naba ngiye kuyikoresha neza. Ariko ninjya gushaka inyungu nkoresheje bya bimasa cyangwa se bya bindi nunze, icyo gihe bizaba bikiri mu nyungu zanjye, ntabwo nzabikoresha mu guhimbaza Imana. Murakoze Noel, utuganirije amagambo akomeye atwereka uburyo itegeko ry'Imana ryerekeranye n'Isabato ryagutse cyane, aho dusobanuriye ibijyanye n'imirimo ikwiriye gukorwa ndetse n'imirimo idakwiriye gukorwa. Tugaragarije yuko Yesu nk'uko yabivuze aravuga ati biremewe gukora neza ku Isabato. Ariko iryo somo watubwira ahantu riri ko Yesu yemewe gukora neza ku Isabato, kuko nabyo abantu bakwiye kubimenya. Hari igihe abantu babeshyera Yesu bakibwira yuko Yesu ari we wavanyeho Isabato, nka rya somo watubwiye ryo muri Mariko igice cya 2. Abenshi barikoresha bagaragaza ko Yesu yaziruye Isabato rwose, mu gihe ahubwo Yesu Kristo agaragaza ibyemewe gukorwa ku Isabato ibyari byo, yuko hari mwe neza, ndetse agakoresha ibyanditswe byera abasobanurira icyo kintu cyari cyo. Bavuga ati ntimwari mwasoma bya bindi Dawidi yakoze. Yego.
uratubwira rero uti biremewe gukora neza ku isabato. Sinzi nawe wabona isomo ryahuranije ryadufasha kubona kumva icyo kintu. Bisa nkaho Yesu yanabivuze nyine muri Yohana igice cyaho cya gatanu. Nabwo yari ari kubwira abantu ibijyanye n'iby'isabato. Yohana igice cyaho cya gatanu ku murongo waho wa 17. Yego. Yesu niba wahageze ushobora aravuga ngo ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Wenda nuko tutahereye ahabanza havugaga Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye, kandi hari ku isabato. Ubwo rero babigizeho ikibazo b'icyo gihe, nuko Yesu ashaka kubwira ati data arakora nanjye ndakora. Ubwo icyo yavugaga ni uwo murimo wo kugira neza ku isabato, wo gukiza urwaye. Icyo kintu rero cyo kugira neza, cyo gukiza abantu, Yesu yashatse kubabwira ati data ko akibikora byo kugira neza no gukiza abantu, nanjye rero ndakora, namwe mugende mukore. Ahubwo bigahita bihura neza n'isomo riri muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 15. Iyo turi kwibaza iby'isabato, kuruhuka, rimwe na rimwe twumva bitugoye, tukibaza atari ku bundi ibi bintu nibyo byatuma tubona iby'agakiza, tuzajya mu ijuru. Ariko Yesu hari ikintu yavuze abwira Yohana ku murongo wa 15. Matayo igice cya 3 umurongo wa 15. Haravuga ngo Yesu aramusubiza ati, yego, Matayo igice cya 3 umurongo wa 15, Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera, emera ubikore. Ibyo kuruhuka isabato emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Ni cyagiye Yohana umubatiza yaragiye kubatiza Yesu. Ubundi tuzi ko abantu babatizwa ari abanyabyaha, na Yohana yarabyibaje ati ariko se ndakubatiza gute nta cyaha nkubonyemo? Yesu aramubwira ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Natwe rero iyo mirimo reka tuyireke, reka turuhuke isabato, twemere tubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. N'iyo mirimo yo kugira neza twemere tuyikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Yego. Amagambo narindi kukubaza nyabonye mu buryo bwahuranije muri Matayo 12. Yego, Matayo 12. Ndahera ku murongo wa 9 atubwira ibyo bya Yesu Kristo akiza umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'isabato. Yego. Avajya mu isinagogi yabo asangamwe umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamugerageza. Yego. Yesu nawe arabasubiza ati ninde muri mwe waba ufite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mu yandi magambo Yesu abasubirishije ikibazo. Abashubirishije ikibazo. Kandi birumvikana ko mu mitima yabo no mu bwenge bwabo intama iguye mu rwobo bayikuragamo. Birumvikana ko ntabwo wayireka. Birumvikana ko ari umurimo kandi abafarisayo nabo babashaga gukora. Yego. Nuko rero amategeko umurongo wa 12 ntabwo nari ngusomye. Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Umuntu aruta Yesu agiye kugereranya umuntu n'intama. Agiye kwereka abafarisayo ko bifitemo kwizera yuko intama ikwiriye kugirwa impuhwe ku munsi w'isabato igatabarwa. None abaza ati ari intama n'umuntu ni iki kibikwiye kubanza kugirirwa impuhwe? Ni iki? Ni umuntu byanze bikunze. Reka ndangize umurongo. Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Amen. Urakoze cyane. Urumva rero abantu babeshyera Yesu. Yesu ari kubabwira amategeko nabo ubwabo bafite. Yego. Yuko atabuzanya gukora neza ku isabato. Ahubwo akababaza impamvu ineza bayigira ku itungo
batabasha kuyigira ku bantu. batabasha kwigira ku bantu. Icyo ngicyo nicyo Kristo yaje gusenya, ntabwo Yesu Kristo yaje kuzirura isabato nk'uko bamwe babyibwira. Yego. Tugira ku musozo cyangwa hari icyo ushaka kutubwira? Hari irindi somo nashakaga muri Yesaya 56. Yego. Neza rijyanye n'icyo kintu wari uri kuvuga, kugira neza ku isabato ko bitabujijwe. Ndetse n'imirimo y'ubugiraneza ntabwo tugomba kuyirengagiza ngo tugende turuhuke isabato, nyamara kugira neza tukureke. Hari ukugira neza ufasha abantu mu bigaragara, ariko hari no kugira neza ubafasha mu by'umwuka. Kuba wasanga umuntu ukamufasha mu by'umwuka, ukamubwira iby'urukundo rw'Imana, ibyo nabyo birakenewe. Yesaya rero yandika muri Yesaya 56 umurongo wa 2, hari isomo nkunda cyane rihari. Haravuga ngo hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza, akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Uwo muntu arahirwa. Hahirwa umuntu ukomeza isabato, weza isabato ntayice. Ubwo iyo bavuze ikinyuranyo cyo guhirwa no kugira gute? Ni umuvumo, ni akaga. Havumwe umuntu noneho udakurikiza uteza isabato. Bivuga ngo umuntu nk'uko twabonye ko isabato atari y'Abayuda, ahubwo ni ya buri muntu wese waremwe n'Imana, uzirikana ko Imana ari umuremyi. Ubwo rero hahirwa umuntu weza iyo sabato ntayice. Ubwo kwica isabato ni ugukora ibyo wishakiye, ni ugukora ya mirimo twabonye, ni ukudaha agaciro uwo munsi kuva utangiye kugeza ushoje, uri mu masaha yera usabana n'Imana. Ariko hari ikindi kintu bongeyeho kuri no murongo, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Ubundi ntacyo bimaze kuvuga ngo naruhutse isabato ariko ngiye gukora ibyaha, ndi umunyabyaha, mvuye gusenga ariko ndatukanye. Hari igihe ushobora kuvuga uti hari ukuntu twajyaga tubyumva kera ati buretse isabato nirangira sha turabisubiramo. Nk'ababyeyi wenda bati uyu munsi wakosheje isabato nirangira turabisubiramo, ndaguhana. Rero ntabwo isabato ari kuvuga ngo niyo twibombarikaho ngo turitwara neza ku isabato, noneho mu yindi minsi ukuboko kwacu gukore icyaha. Nyibukije umubyeyi umwe wigeze kumpamagara mu buhamya, ntabwo yizera ukuri kwerekeranye n'isabato. Yampaye ubuhamya, yarambwira ati ntabwo abadive nacanye ukubiri nabo, kubera yuko nasanze Imana yaba ari isabato. Nuko yambwiye ati rwose ni wowe ntinyutse guhamagara mu badive. Mbese byagenze bite? Ndambwira ati ubuhamya mfite ku badive rwose ni bubi. Ama urugero rw'umukobwa babanye yo mu gihugu cy'abaturanyi bari hirya cyane za 93, ngo yari umukobwa ukomeza isabato mu buryo bwitondewe. Ariko isabato yarangira, iruhande rw'inzu yabagamo hakaba hari imodoka nziza cyane y'umugabo umujyanye mu mabuwate kubyina, gusambana. Ariko byagera ku isabato akambara neza akajya mu rusengero, iyo mirimo igahagarara. Kavuga ati none ese abadive batinya isabato gusa? Icyaha iyo bakomeje isabato bumva noneho ibatagatifuje ibejeje. Urakoze rero kugarura icyo kintu yuko ingingo yerekeye isabato igena no kwirinda icyaha cyose, tukagira uburuhukiro buzima muri Kristo Yesu. Noneho tukabona kwishimira ikiruhuko cy'umubiri kigaragara Imana yaduhaye ku munsi wa karindwi. Hari imirimo Imana ishaka yuko ihagarara, ni imirimo ya kamere. Bibiliya yagiye yisubiramo cyane imirimo ya kamere y'ibyaha. Imana irashaka yuko ihagarara, noneho tukaruhuka isabato. Ubwo tukiga gukora neza, ubwo nibwo umuntu aba aruhutse isabato. Ariko kuvuga ngo ngiye kuruhuka isabato, ningerayo nangire negurane ku isabato, abantu bashobora no kunegurana, bashobora no gusebanya, cyangwa se bakanegurana mu yindi minsi ku wa karindwi bakaruhuka. Ku wa karindwi bakaruhuka. Ni ishyano, byaba ari ishyano. Isabato nyayo rero ni ukuruhuka imirimo y'ibigaragara, ariko ni imirimo y'ibyaha, imirimo ya kamere ikaba yaracitse kuri wowe, igacika ku muntu. Ubwo nibwo umuntu aba aruhutse isabato neza. Kandi nacyo Imana ishaka
kugira ngo turuhukane nayo, turuhukire muri yo, nayo iruhukire muri twebwe. ubwo rero ubwo buruhukiro nibwo mu ijuru bishimira cyane. Yego. Noel Imana iguha umugisha. Twaganiraga amagambo avuga ngo ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Yego. Ngushimiye ikintu gikomeye watubwiye nubwo tutagitinzeho, yuko aya magambo adusubiza ku gaciro Imana yaduhaye, agaciro gatandukanya, kavanaho insika izo arizo zose zitanya abantu cyangwa zizanamwo ibyiciro by'ubudehe cyangwa ubusumbane ubwo ari bwo bwose. Umwana n'umubyeyi we imbere y'Imana barareshya ku buryo bakeneye kwishimira mu mwami no gusabana n'Imana. Amen. Umukozi n'umukoresha, imbata n'umudendezo, kugeza kuri ya matungo watubwiye ahumeka nayo afite kubabara, ko Imana yishimiye ibyaremwe byayo ngo nabyo biruhuke, binezerwe, bigira umudendezo mu Mana ku munsi w'isabato. Imana yacu yabwa icyubahiro ku bw'isabato. Abantu benshi bajya bibwira yuko isabato ari itegeko ry'agahato, itegeko ridukandamiza, itegeko rituvuna. Oya, ni gute abantu Imana ivuga ikiruhuko wo kumva kuvunika? Ni ubugome bwa Satani. Mu gihe Imana yifuza yuko na wa mukozi watagangaye mu minsi 6, kwa ko nta yandi mahitamo afite, agomba gukoresha imbaraga ze z'umubiri, akiyuha kuya kugira ngo abone ibyo kurya. Mukoresha urategetswe ngo muhe ikiruhuko n'uw'Imana wa muntu. Yego. Imana yacu ishimwe ku makuru meza isabato iduha y'umudendezo tubona muri Kristo Yesu, ikaduha ikiruhuko, ikaduha kongera kureshya ngo twibone turi bamwe imbere y'Imana. Yego. Imana dushobose kumva ingingo kandi dutere kurushaho kwinezererwa mu kuruhukira muri yo, twibuka ko ari umuremyi wacu udukunda urukundo rungana. Imana ishimwe ko ikunda abakire n'abakene, abakozi n'abakoresha. Yego. Twese kudukunda kimwe. Rero ntabwo nzi nari irindi jambo waba ufite ku mutima watubwira ku byerekeranye no kukuri kwerekeye isabato, hanyuma tukagera ku musozo dusoza n'isengesho. Yego, murakoze cyane. Isabato nkuko twari turi kubivuga, nitwe bifite inyungu cyane. Yego. Gusabana n'Imana. Kandi uwo musabano utuma mu by'umwuka twishima, tugira umunezero. Yego. Kandi nta n'ikintu umuntu ahomba. Umunsi umwe umuntu yakoze mu minsi 6. Tufashe nk'urugero za leta nko mu gihugu cyacu, turuhuka iminsi 2 mu cyumweru. Abakozi baba bemeye kuruhuka. Yego. Ariko se utekereza yuko ibigo by'ishoramari bihomba cyangwa se leta ihomba? Oya, noneho twebwe rero dufite umunsi umwe. Ntabwo tuzahomba, ahubwo nibwo tubona imigisha myinshi. Ari ibigaragara ariko noneho n'iby'umwuka. Tukarushaho kugira amahoro n'Imana, tukarushaho gusabana nayo no kwiramya, mbese tukabaho dufite ibyiringiro yuko ya Mana yacu yaturemye, turi kugaragaza yuko tuhaye agaciro uko yaturemye ndetse n'ibyiza dukorera. Habamo no gushima Imana no kunyurwa. Yego. Turagushimiye rero ku butumwa utubwiye, kandi twizeye yuko abazadukurikira bakurikira iki kiganiro hari icyo bizabamarira kugira ngo barusheho gukunda ibyanditswe byera, no kwishimira urukundo Imana yadukunze ikarugaragaza no mu itegeko ryayo ry'isabato, itegeko riduha ikiruhuko rikaduha n'umudendezo. Tugiye kubasaba n'ubundi nk'uko twatangiye dusenga, udusengere hanyuma dusoze. Dusenge. Urakoze Data mwiza kuko uri Imana y'urukundo. Turakwinginze kugira ngo urwo rukundo rwongere kugendera imitima yacu. Tumenye ko uri Imana umuremyi, ukaba wararemye isi mu minsi 6 ukaruka ku munsi wa 7. Natwe utwigishe kurukana nawe ku munsi wa 7. Ubwo watubereye urugero rwo kuruka k'uwo munsi, ari uko utarushye, ahubwo ari ukugira ngo abana bawe natwe tujye tureka imirimo yacu, tuze gusabana nawe, tumenye yuko uri umuremyi. Turakwinze kugira ngo uduhe umwuka wera abidushoboze. Ikiruta byose uduhe kugira ngo ubuntu bwawe buze mu mitima yacu, maze imirimo ya kamere, imirimo y'ibyaha uyishyireho iherezo,
maze twinjire mu buruhukiro nyabwo, twinjire ahantu heza tuzaduhora dusabana nawe. Nsabiye umugisha abantu bose bakurikiranye kino cyigisho, ubahe gufata icyemezo cyo gushyira ku ruhande imirimo yose bazanira inyungu ku munsi w'isabato, maze bishimire gusabana nawe. Kandi ikiruta byose, uduhe kugaragaza umutima mwiza w'ubuyoboke ndetse n'uwo kunyurwa yuko ari we muremyi wa byose. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana n'ubwoko bwawe, tubisabye twizeye ko bidahubona mu izina rya Yesu.